Inka saa sita zirageze none kugira ngo ufashe iki uvuga nabi ndareba iyo urarya uyu munsi njye narabimenyereye ubundi usa nk'abanyenzara niba uvuze kavugisha induru ibiri yose ntabwo usa nk'abanyenzara ngororere ko waje kwicara aha ngaha ndi ku ndege sawa ubu sinzi uyu munsi niba biragenda bite none tegereza rege Imana iragusubiza na buri munsi irasubiza si iby'uyu munsi korera mu njiji nkawe wasanga Imana n'utarinjiza baratarinjiza nabo bafite akazi kaje wose uragafite sawa rero mpamvu turaha rero uraha wenyine njye ari umuntu ndindiriye uri kumva mfite gahunda naje ku ndege uri kwirirwa wayura rugo kuko haza nayura kuko maze nyine sawa ni n'ibitotsi kwanza reba hariya bro ubwo nanjye numiwe kariya ni kakanu kanganaga nk'urudodo gasigaye gatumbye kuri ndebe n'inzo yariyongereye oya biriya byo kwabyita amavuta kuko kuva kera kari itukuza ariko se none bro muyaga umva nyine uko mwicaho byagenze gute cye utanambabaza ariko wakintu amakuru make dore ibere wakintu nimba bikora bite nawe ko wagira ngo urihebuye habaye iki none se manika nkwibariza sigaye ukorera iburayi amagana yo ko mbona utari uwina Imana niyo ibikora mu iminsi ntabwo uzikiriho dore inzobe ndakurahiye ndakubwira byose ifu y'imyumbati wakintu usigaye uyagayaga amavuta se nico kurya uza amakuru rero uyu mu iminsi hamaze iminsi abari mu gisibo maze iminsi niri futari saa moya mba ndi kurya ni bya bindi nakubwira ariko uzikiriho uri umunsi manzi bongi hasi murare nawe murare wabaye iki numva rero agashaga harire numva agashaga mungana umukanje ndeke kuta nta bintu by'inyungu nanjye nta morale ndashyiremo murare asiye morale ni ibyo ugiye kuduha nawe ugenda uhiga abandi mwana ukungana ntabwo wayibona bo watugamburije utukuramwe amagambo nta nijana uradura agone nako gwega Imana ikunda abatindi babana dusubizwa niki umva munega amatwi ngaya rero ngaho wangaruka mugende ubwo mbona ngana uko abasira bamaze iminsi mu gisibo none siyo basigira nta makuru mugira nibyo dushaka kumenya guhera gisibo gitangura ifutari sinayisi none se iyo futari ifite aho ihurira no gufutura byose ni ikintu kiri mu ifutura ubufutara byose ni ikintu yabyimbishijwe no kuvoma ibi rero nibyo babwira reka mbahe gasha zanongere hambo umva rero ibihari rero nyine mbwira bisaba iki ku buryo umuyaga umunsi nukurya no gukomba isahani nibyo gukomba turakomba ibihe mu masaha ya nimugoroba umva umunsi niho bari bumare igisibo cyabo pate after pate nihiri bube bayita ngo cyane iyo pate ntabwo usanga uyizi nayo wowe tubwira icyo bisaba buri turaza kwirebera nibyo iyo nirayidiri twahaye iyo ubwo twasubijwe dore ko ndaryama hamwe numvishe ngo ariko harasaba ikintu kimwe ikihize urasaba kuza wambaye nkabo ntibambara imyenda ndayifite ijyambere ubonye abasiramu ntabwo bazi ase sha tubwire nawe witwicisha amagambo urakenerwa kwambara ikanzu iyo turazifite n'utwita amakanzu n'ubugofero icyo cyo nakibonye ahubwo ni hehe ngahari niba ruriya shehe isa hari ahantu tuziranye abanyamagambo njye nagiye kwitegura manzi ubwo mbabwire duhurira hasangaye turahurira tujye kwitegura kugira ngo twese tube tayari hanyuma iminota 30 ngenda abandangije umvuze myinshi 15 dore ikanzu n'iki n'ingofero n'akofero Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam. Ariko urambona uti ukunze kungena utica gahunda. Man ngiye wundi ibintu nk'ibyo nibyo byawe. Umucuti wawe nawe asigaye. Uramumbaza se turararana. Akangera hirya no tuzi cyakura. Abyambari. Amaye. Bite kumbona uje wagira ngo tugende nisonze. Ariko womenye by'abisilamu ikanzi bamwe. Tugende na muntu bayinkuramo. Iyi ngofero ugiye gusingiza umuguko utatuma tutarya. Ariko sundi twamurwana iki tugende na amahitamo. Sawa tugende. Sibyo ni iki? Shakira genda bakingurire ndumva bari gukomana.
Umva bakiriye none. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajat assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Twakinjira. Ya Allah mundebe kunura muntu yambaye usura n'umuislamu. Subhanallah. Muri mwe hari wamutumiye iriyara. Siriya kanzu nazunze ariko wasanga ari Zibagoye. wasanga arizo z'abasilamu ziki. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum. Alaikum salam. Mwiriwe mwese. Cyatubuze IPIRAWO bari. Ntabibonye kuva kare. Ubuse kizi n'izina barakita bazi. Kibaza. We. Izina bari bakwitura ari cyane. Byiringiro. umwana. Izina ntabwo ryatubuza kurya kweli ntabwo twamushaka. Ubu ntabwo yitwa Byiringiro gusa. Ni Byiringiro Mustafa. Kandi ikindi. Reka musakuriza shiri. Ikindi ntuvuge Byiringiro bakubaza uvuge Mustafa. Utuntu twa inshallah mashallah awuzbirayi. Oh my god. Ndabizi nazana byambaye. Mureke twakira abashitsi ndabona wagira ngo ni bashasha amaso yanjye. Hanyuma mwe mwari mubazi. Nk'ibisanzwe turahera ku myirondoro yanyu mumbwira nk'amazina. Wowe baba bakwitande. Nje bayita Sulaiman Abdul. Sheri usanguze. Hanyuma uri yahundi we. Hano mumvugiriye. Mustafa. Sirimu. Ubijya Mustafa. Bagita Byiringiro. Nako Mustafa. Umutwe yangana yajya agira ikibazo cyo kudindima. Ariko ibintu biraha namayobera. Niko kari muwe. Ko wewe nari nsanzwe mwuzuza aha ababa ngo bakuye he. Shisa aba nabo bibariza uko je tuhurira ku muryango ninja nkuko byari bisanzwe. Aba bantu mwe murabona ari abasilamu. Ariko reka mwere ndaje ngende mbaza umwe kuri umwe. Wasanga abandi babasore baza bari ibiryo by'abandi. Niwo n'ubu. Nesta Niko harya wowe baturutse kuhe musigiti? Ariko se umusigiti nicyo cy'ingenzi cyakuba turi kumwe mu idini rya Sheikh Yaduse. Nako rya musika. Wowe umusilamu? Yewe. Wakubaza usura Al-Fatiha wayivuga? Sura Al-Fatiha. Hanyuma wowe dore yakunye yaje yambaye. Ubukore musibye kubeshya hano umusilamu. Basi suriya yaburi nuza kuba yaje ntiyasoka. Gende umusilamu wanyaye wujure kazo baraje nambaye. Barero mbabwira. Wenda wowe umaze ukwezi kose urya hangaha. Dore maze no kubibyuhira mwasanga iyo wazanye. Era kugwiruka. Dore nibwo twatuza. Ariko nabwo twabasara. Ibyo si ikibazo. Mbwira sura Al-Fatiha rero. Sura Al-Fatiha. Jena ureka nakubanyita tarufat. Banyita Sura Al-Fatiha. Si njere kamubaza. Ibyo bintu byo gusura ubu twasura tutari. Waje kurya gusa cyangwa waje kuba uri n'umusilamu? Mubwira ibyo wize. Sura tarufat. Sura Al-Fatiha. Dore rero nyamubwira. Yeba. Muhammad afite abagore abo batandatu. Ibyo bihuye na sura Al-Fatiha. Nibyo bisobanuye mu Kinyarwanda. Reka nze mwere. Wundi wari umusilamu. Amaye. Hanyuma wowe wari umaze ukwezi ahangaha burya nawe simwizera do. Wowe nawe mbwira watora azana wowe. Azana? Ozana kabaka. Iyo si azana. Dore mwuyiwe sinirirwa mubaza ko. Je nabyambara utandeba. Ndakuboza ibyo nibyo by'abasilamu bambara. Ariko shehe njye mbyakabaza murage cyatwitaye. Wazamwe n'indahangaha. Nta maguru. Ibintu byajemo polisi banawe. Ndabona navuze ko ari butubuti cyo kurya. Why are you running? Mwebwe mwumve nubwo mwirutse ndaje mbatamarize ku misigiti yose na ahantu muri burye. Hanyuma wowe Mfashe windeba. Ntabwo bana barahase sha. Ginazo nishonze ndavana niba basira bana bari baje bambaye amakanzu n'ingofero. Ingofero bari bambaye urabona ariyo bambaye. yarameze shewe. Umva wowe none nta nubwo uri buva kanze bamagare polisi wowe urarara mu ndakuraye. Allo? Why are you running? Why are you running? What's up, you mutangirwa amagara polisi mwambaye ibyo bintu bigeza.